Ndabashuje cyane abankurikira kuri YouTube channel yanjye ababasha kumva ikinyarwanda mwese mugwiza umugisha. Muri iki gihe rero isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 kiraduhangayikishije twese. Hahindutse byinshi kubera icyo cyorezo, imirimo myinshi yarahagaze, izo ni ingaruka zacyo zikomeye. Guverinoma zitandukanye mu isi yose zashyizeho ingamba zo kurwanya icyo cyorezo cya COVID-19 mu rwego rwo kurinda abene gihugu. Uyu munsi rero nta muti nta rukingo abahanga mu gukora imiti bari bwatangaza, ahubwo uburinzi buhari dufite ni Imana. Ikindi ni ukuguma mu rugo, tugakaraba intoki, tugashyira intera ya metero imwe hagati yabo turi kumwe, nibwo burinzi buraba. Kuguma mu rugo rero jewe narabikoze ngo nirinde kandi ndinde n'abandi. Ikiri kumfasha kuguma mu rugo, ndi gusoma iki gitabo, iki ngiki muri kureba hano, kirimo inkuru zitandukanye nk'uko muzibona, njyewe zaramfashije, ndakeka nawe zagufasha ubonye uko ugisoma. Yenda ushobore kuba utagifite cyangwa se utabona nawe ugikura, njye nabigushyiriye mu buryo bworoshye, ndakikwegereza hano kuri YouTube kuri channel yanjye ku buryo ushobora kugisoma, yenda nkakigusomera nawe ukaba wakisomera. Rero harimo inkuru zitandukanye, ariko iyo nabahitiyemo ni iya Joriji Baneti. Impamvu nahisemo Joriji Baneti rero nuko Joriji Baneti ari umustar, agaruka mu rwenya rwinshi abantu batebya iyo baganira, akaba amenshi mu mapaje kuri Facebook yagiye amwitirirwa. Ikirenzeho iyi nkuru abenshi twarayize, turayisomerwa, bayiducira nk'umugani. Ikindi kumva ibya Joriji birashimishije, ubyumvise bushya ari ubwa kenshi ubyumvise, waranabyumvise kera. Ubu ngubu uri mu rugo ntabwo ari bibi kuba wabisubiramo, kuba wabisubizamo nawe ukabyumva. Icyo ngewe uri bumfashe ni ugukora subscribe, ugakora share na like, kugira ngo izindi nkuru nk'uko wazibonye mu gitabo ari nyinshi ujye ubasha kuzibonera igihe. Reka ntangire mwiyumvire inkuru ya Joriji. Urayibona, Joriji Baneti, igice cya mbere. Kera hariho umwana w'ikizeze akitwa Joriji Baneti, akaba n'umuzungu. Umunsi umwe nyina amwohereza kugura inshinge, umwana ajya mu isoko kuzigura. Amaze kuzigura agaruka imuhira zipfumbase mu gipfunsi. Mu nzira anyura iruhande rw'ikirundo cy'ibyatsi byumye, ahabona inyoni yafashwe n'umushibuka. Yo, mbega inyoni nziza, uwo ni we, kereka nyifashe. Agira za nshinge yari afite azishinga muri cya kirundo, yanga ko zimubuza gukoresha amaboko yombi. Amaze gufata inyoni agaruka gushaka mu byatsi, atazibuzega. Arashaka, mugabo yabonye rumwe gusa, urwa kirazira, naho izindi arazibura. Bigeze aho nkaho yatashye aribwira ati, mama ndamuzi ntashoboka, ndamukizwa n'iki? Arantonganya cyangwa nkubite? Reka nshire ubute nzishake, mama ntabwo namukira, ngomba kuzibona. Dore rero nawe ngo yungutse ubwenge, ashinga mu byatsi abiha inkongi kugira ngo aze gushakira inshinge mu ivu. Mbese ubwo yari uwo kuzibona? Reka da, ate erega ntiyari ikizeze, yari akabije. Nuko Joriji amaze guheba ataha yifashe mapfubyi. Nyina niko kumubwira ati, wacyo ntazi we, imifungo ibiri y'inshinge niyo wagomye gushinga mu kirundo cy'ibyatsi? Wabaye wazitungaga ku kuboko kw'ishati yawe aho kuzirambika hasi. Dore enda ajya gutyarisha igisuka cyangwa nayo igiti. Joriji isuka arayibatura, agenda yishimye kuko nyina atamukubise. Aho muzi uko yabigenje bamaze kumutyariza? Umusa w'isuka yawushinze mu kuboko kw'ishati, mbega ngo irashishimuka. Nyina amukubise amaso n'ishati yacitse, atera hejuru ati, wanjijiwe, urabona ngo umwambaro wawe urawupfumuza umusa w'isuka? Isuka wabaye wayitwaraga ku rutugu, cyono jya gucyura ingurube iri hepfo hariya mu njumbure. Joriji agenda ubwo, abonye ingurube yibuka ibitutsi bya nyina, niko kuyiterera ku rutugu. Ya ngurube igira ugutwi kwa Baneti irakuha. Noneho nyina amubonye indura yivaho ati, yobobobobo, wagipfuwe, ingurube yarinze kukwambura ugutwi ureba iki? Wabaye waza guyikurura inyuma yawe, ntacyo uzimarira, noneho ndahebye. Cyono jya kwa Veronika gutira inkono yo guteka inyama. Joriji Baneti yiruka ubwo no kwa Veronika mu gacyamo. Amaze gushyikira inkono, ashumika umugozi mu nkono, agenda ayikurura hasi inyuma ye, hogi. Igikono nacyo kiramuhima, kigenda cyenda kumuca ibitsi inzira yose. Ageze mu irembo, nyina amukubise amaso ati, hyuu, Joriji we, nibakureke, uri igikoko mu bindi, nanjye ngo uri igikoko, ashwi, habe n'igikoko ngo ukigejejeho. Nkuye y'amaso sinzasubira kukwakura.
ejo batabona nirukanka ku musozi kubera wowe. Nyamara gada nta mubyeyi ucika ku mwana, baca umugani ngo ubyaye ishyano araryonsa. Bwagiye kwira nyina aramubwira ati mwana wanjye ni wowe mfite wenyine, ni wowe nkunda mbere ya byose, ntukababazwe n'uko ngutuka, mba ngira ngo uce akenge nk'abandi bana. None dore ngiye kugura umunyu n'urusenda byo gushyira mu nyama kugira ngo zize kuryoha, sigara ku nkono nshaniye ndatebuka. Nubona igiye gukama ntaraza wongeremo utuzi dukeya, uramenye ntushyiremo amazi menshi ataza kubishya umufu. Nyina agiye, Joriji asigara ku nkono ahutagira umuriro, acucagira amazi make make mu nkono. Bigeze aho agira inyota, nuko ajya mu nzu yo hasi kunywa divayi. Idebe rya divayi ryari riteretse ku gisanduku hamwe n'andi, rifite umwenge ufunguye mu ndiba y'uruhande rumwe. Nuko Joriji amaze kurifungura yumva umurango uratunguye, azamuka vuba yibagirwa gusiga afunze idebe, ajya gucurira amazi mabisi mu nyama. Agarutse mu nzu yo hasi kunywa divayi asanga yashiriye hasi, atera hejuru ati ye baba we, noneho mama aranyica. Yego ye, ibyiza ni ukwihishira. Amaze gutekereza atyo akurengera ku mufuka w'ifu ayinyanyagiza mu kiziba cya divayi. Inkoko yarariraga imwikanzira kokoza. Vaneta avugana umujinya ati ceceka wandondogozi we, uramenya utaza kubwira mama. Abaye akibivuga ayitera umujugujugu w'umuhoro bigezo, ayigesa akajosi iracuranguka. Abonye ko yishe arataka ati ye baba we, noneho amagi azararirwa nande, reka njye kuyararira mu kigwi cyayo. Nuko Joriji ajya kubunda hejuru y'amagi. Noneho nyina arashyira araza. Joriji urihe? Ndi hano mbundikiye amagi kuko nishe ya nkoko. Wishe ya nkoko? Wayihoye iki? Kuko yashakaga kundega ko nangije ifu. Wangije ifu ute? Kuki? Ngira ngo nyisuke mu kiziba cya divayi nari imaze kumena. Wakamije divayi mu idebe? Mbega ishyano ry'imbwa, mbega igihu cya nyantango, mana y'ijuru, noneho tugiye kuzamera dute? Turahombeje pe, dusigaye iheruheru, dusigaranye amaso yacu gusa yo kurira. Icyacu dupfuye rubi, rumwe rw'imbwa zimwe zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza amacuti. Nuko Nyamugore asohoka arira ahetse amaboko ajya kwirukanka ku gasozi. Joriji Vaneta amwoma inyuma. Bwari bumaze guhumana pe, umuntu yajya kurora undi akabanza gushishoza. Icyo ni igice cya mbere, hari n'igice cya kabiri nk'uko mubireba. Yego, reka tujye ku isobanura ry'amagambo n'interuro. Ijambo rya mbere umushibuka, umutego ugizwe n'igiti bashinga bakakiregesha umugozi. Irya kabiri ugutwi irakuha, ugutwi ikumaraho. Irya gatatu guha inkongi, gutwika. Irya kane igihu cya nyantango, igicucu igipfayongo. Mu nyantango ho muri Kibuye hakunda kuba igihu cyinshi. Irya gatanu dusigaye iheruheru, ntacyo dusigaranye. Irya gatandatu kubatura, gufatana ubwira. Irya karindwi umurango, umwuka w'inkono yaketse, yashiririye. Reka twumve neza ibyo tumaze gusoma. Ikibazo cya mbere, Joriji Vaneti yari ameze ate? Icya kabiri, vuga ibyo nyina wa Joriji yagiye amutuma. Icya gatatu, nyina agiye kugura urusenda Joriji yabigenje ate? Ikibazo cya kane, nyina wa Joriji avuye kugura umunyu n'urusenda yamusanze akora iki? Ikibazo cya gatanu, nyina wa Joriji amaze gushoberwa yabigenje ate? Murakoze cyane, nizere ko mwakurikiye igitabo twabashije kugisoma twese dukurikirana hano kuri YouTube channel yanjye. Icyo nabizeza nuko bidahagaze, muzagenda mutubwira ese dukomeze, ibi bibazo muzabisubiza muri comment hano kuri YouTube channel yanjye. Ciao ciao, mugwiza umugisha, Imana ibafashe ibarinde coronavirus.